Indirimbo zahimbiwe Imana benshi bakunda kwita za gospel ziri mu gice cy'indirimbo Abanyarwanda benshi bakunze. Reka mvuge urutonde rw'indirimbo 10 zaje ku mwanya wa mbere mu gukundwa cyane. Ku mwanya wa 10 kuri rutonde turasanga indirimbo Nahawe Ijambo yaririmbwe na Vestine na Dorcas, abakobwa baririmbana mu itsinda rimwe. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo yakunzwe cyane n'abatari bake. Ku mwanya wa 9 turasanga indirimbo Tugumane yaririmbwe na korali Hoziyana yo mu itorero ADEPR Nyarugenge. Iyi korali iri muri korali zikomeye cyane mu gihugu, ndetse iyi ndirimbo iri mu ndirimbo yafashe umwanya wa mbere mu ndirimbo zasabwe igihe kitari gito. Ku mwanya wa 8 kuri rutonde turasanga indirimbo Mamavuta yaririmbwe na James na Daniela, umugabo n'umugore barimbana mu itsinda rimwe. Iyi ndirimbo Mamavuta yaracuranzwe koko, iraririmbwa, ikundwa n'abatari bake. Ku mwanya wa 7 turasanga indirimbo Ibigeragezo yaririmbwe n'umuhanzi ku giti cye Theo Bose Babireba. Iyi ndirimbo ivuga ku buzima butoroshye umuntu yaciyemo, yararirimbwe, iracurangwa, irakundwa. Ku mwanya wa 6 turasanga indirimbo Hoziyana yaririmbwe na korali Ambassadors of Christ. Iyi ndirimbo nayo iri mu zamenyekaye cyane, ifata imitima y'Abanyarwanda batari bake. Ku mwanya wa 5 muri izi ndirimbo ziyoboye yaririmbwe na Aime Uwimana. Iyi nta yindi ni Umuririmbire Uwiteka. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo zakunzwe, yasaga nk'ihana u Rwanda rushya, kandi koko rwaje kuba rushya, rurazuka. Iyi ndirimbo nayo iri mu ndirimbo zakunzwe. Ku mwanya wa 4 kuri rutonde turasanga indirimbo Hari Ubuzima yaririmbwe na Israel Mbonyi. Ku mwanya wa 3 turasanga indirimbo yaririmbwe na Rehoboth Ministries, imwe muri korali zakunzwe cyane ndetse zakanyujijeho. Iyi ndirimbo nta yindi ni Ku Musaraba. Ku mwanya wa 2 kuri rutonde turasanga indirimbo yaririmbwe n'umuhanzi Israel Mbonyi. Igitangaje ngo kuri iyi ndirimbo ni uko umubyeyi umubyara atarazi ko ari we yiririmbye, aza kuyimwoherereza ngo ayumve. Mu by'ukuri Israel Mbonyi yatinye kumbwira ko ari we yiririmbye, nyuma aza kuyimubwira, umubyeyi aratungurwa no kumva ko yakunze indirimbo by'umwana we atabizi. Iyi nta yindi ni Ku Migezi ya Israel Mbonyi.
twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu. Ku mwanya wa mbere mu ndirimbo zayoboye izindi muri gospel, iyi nta yindi ni Imirindi y'Uwiteka yaririmbwe na Ambassadors of Christ. Iyi ndirimbo yayobowe n'umuhanzi Sozi Joram waririmbye ndetse akanahimba indirimbo nyinshi z'ikorali yamamaye yakoze amateka menshi. Iyi ndirimbo yamenyekanye muri Afurika ndetse no hanze yayo, Imirindi y'Uwiteka. Nibyuzuyemo byose, nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi ndiremera umuntu